Mukomere cyane Rwanda. Mbere yuko dutangira inama hari umuntu waba ufite ikibazo cyihutirwa yumva twabanza kuvugaho gatoya tugateraho comments. Yego Minister. Murakoze nyakubahwa Perezida. Ikibazo cyanjye ni gute Minister w'umuco n'urubyiruko ashobora kuza mu nteko mu nama y'abaminisitiri yambaye ubusa yareza gatuza kuri nk'ingegera. Urabivugaho iki Minister w'umuco n'urubyiruko? Ariko si ubusa bwanjye butagize icyo buntwaye buba ikibazo kuri wowe gute? Bitaba ikibazo se uwo n'umuco nyarwanda. Ariko si byo bihuriye he n'umuco? Kwambara ko ari umugenzo washyizweho n'impamvu zo kwifubika, zo kurinda umubiri, imbeho n'ibindi byose. Ndamutse ngezaho nizeye ko uruhu rwanjye rutari bugira ikibazo kubera iki ntabwambara. Ubu mu bibazo byose igihugu gifite urumva ubabajwe n'ubusa bwanjye, cyangwa ahubwo mufite ishyari kubera ko ubusa bwanyu mutabushyira ahagaragara kubera ko bubateye isoni. Reba nk'iyo nda, ubona iyo nda atari ikibazo. Uramwumva nyakubahwa, uramwumva agasuzuguro afite n'ivangura rishingiye ku mubiri. Ako ni agasuzuguro, nabambwe, erega nta n'isoni afite. Oya yewe ako ni agasuzuguro. Oya nima mukatira imyaka 10, Burundi ahubwo. Ariko se none umwuka byaramwe, nk'uvuze ngo bambambe muri iki kinyejana. Ubu urumva hari umuntu wabamba umuziza ibitekerezo bye, utarumva n'ingingo ashaka kuvuga. Nta macakubiri nabimbye, nta rwango nabibye. Yego icyo ndi kumvikanisha hano byaba ari ikibazo koko iyo mibiri yanyu iramutse ari umwimerere nkaba ndi kuvuga bino naba mfite ivangura rishingiye ku mubiri, ariko iyo mibiri yanyu si umwimerere. Iyo nda n'ibinure byuzuyemo, none se ntinye kubivuga kandi mubiyobewe, ariko kubyikiza keretse umuntu abafatiye inkoni. Ubwo si igifu cyawe nuko kingana? Ari uko bimeze ibiryo by'u Rwanda bya bifite aho bijya, nta handi umuntu yabishakira. Ibyo binure kandi umenye ko ari ikibazo kuri wowe no ku gihugu. Icyambere bitera indwara zitabarika. Icya kabiri birabaremereye biratera ubunebwe, niyo mpamvu muhora mushaka kwicara mu biro muri zira ntebe zikaraga. Ari ama escalier we wayazamuka ukagera hano ururimo utararuta hasi. Reba uriya kapiteni uhagaze mu muryango, reba ukuntu ashinguye, reba imbaduko afite, reba ukuntu ari umusore kandi arakuruta mu myaka. Buri ugira ngo mushyize ku munzani performance, umuvuduko wo gushyira inshingano mu bikorwa, ugira ngo haraho mwahurira. Inshingano dufite ntago ari zo kuzanamo ubumenyi bw'amashuri gusa. Tugomba kugira n'ubwenge butwereka facts, butwereka ko tugomba kugira discipline yo kwita no ku mubiri. Umenye ko ubwo bwenge n'ubumenyi buvubuka kandi bubitswe mu mubiri. Umubiri utitaweho ugahungabana nabyo birahungabana, bikabyomba kuri wowe ndetse n'igihugu. Ariko urabona igihe ingegera ahereye, ugize ngo iki? Ako gatuza urega nagasatura. Nawe uyu ndawapfunyitse mu makoti nayifobaganye. Muceceke mwese, mutuze. Murabona igihe mwahereye, reba urusaku mwateje. Nta soni. Ubu ibibazo byose igihugu gifite turabo kwirirwa dusakuza duterana amagambo kuri ibyo.